ngaho numvira udejuri fake niyo mpamvu dufite abantu ba fake benshi hano hanze kuko bafite amasura abiri mu maramaze ngaho nawe niyoza umuntu umugabo akiyitaga pipi kandi urushaka gusanga ari umuntu w'igitangaza ari umuntu uvuga ari kijyana hano hanze ariko yarisaga pipi kugira ngo ajye akora ibishego ubundi ku kiribu idahakinga ngimenye bari abantu. Yes, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Nitwa Patrick nkwaye ikaze mu biganiro bitandukanye tubagezaho umunsi ku wundi. Turi kumwe na Kabano, numwe mu bajene mumenyereye cyane. Umeze neza n'amahoro? Turashima Imana. Tugwaye ikaze mu kiganiro. Ndabashimiye nawe. Ariko abantu bakunye cyane muri Genzi Comedy. Oya. Ahubwo avuga ngo abantu bakunda amafaranga bamenyeye muri Genzi. Ariko wa mugani ubwo nanjye uraza kuyama rero. Bitwaye ikeze. Hari umujene umwe n'abajene bose Kabano mumubaza iki? Akantu gashaho yo mubonye yo muvuze wonca mu biryo nkaryaga. Oya nago mbaha amafaranga ngo kubera ko bamvuzeho kuko abenshi bahana nubwo ari uko baba bamvuze ari byo nabambigura nyahu yakeneye rero n'umutima mwiza hari nuba atakoze atari no kuri liste aho wenda akashobora kunyandikira akambwira ati wenda nabuze itiki nkayimuha ubwo so ngo aba yabonye atanamvuze ntabwo rero nyahango kuko bamvuze kuko nta kintu baba bavuga ntafite uruhara ko ari ugiye wiyogoshesha niyo mpamvu nta kintu biba bintwaye ntabwo ngiye mbifata nabi cyangwa ngo ndakarira umwana ngo aramvuze kuko hari n'umvuga nabi nta n'ikintu ari bubone umvuze neza rero akabona amaramuko that's okay. Uwo mutima uva hehe wo kumva buri muntu wese ukwatse ubufasha waba umuha? Uva kuko nasabye Imana ko izama umutima wo gutanga ajya ibyo nimwe kandi neza ko gutanga si uko ufite byinshi ahubwo ni impano kandi buriya ubuzima twakuriyemo mu myaka nka 20 ishize twari turi mu gihugu kigoye cyane ku buryo kubona ugufasha cyangwa uguha atari umubyeyi wawe cyangwa umuvandimwe byabaga bigoranye ubwo rero umuntu wese udafite umutima wo gutanga ntabwo nzi aho yakuriye. Okay, we best model management bivuze iki? Ni company imeze gute? We best model management ni modeling agents ikora scouting placement globally ikanakora management y'aba model batangiye akazi muri make we are a talent managers. Uyu munsi none rero model igeze ku ruhe rwego irimo irava hirerekeza? Modeling ni uruganda nk'izindi rukura ntabwo dushobora gukura ngo turenze urwego igihugu cyacu kiriho kubera ko buriya kugira ngo umuntu akomere bivana ku maboko afite ntabwo wambwira ngo ufite imbaraga utazifite mu mubiri ubwo rero tugenda gahoro gahoro bitewe n'iterambere igihugu cyacu ririho cyangwa se creative industry muri rusange kubera ko ari sector itarajyamo amafaranga menshi impano zo zirahari ibikorwa birahari ikintu kiba kibura ni ubushobozi nk'abandi bose. Okay, ifatwa gute se? Uko ifatwa biva ku muntu abatayizi bayifata nabi abayizi baba bakubita agatoki kandi bavuga bati tugize Imana twagera abamodo cyangwa se twabyara abana b'abamodo kubera ko ni kariyeri ishobora kuguhindurira ubuzima mu kanya gato cyane ni kariyeri iri ku rwego mpuzamahanga ni ukuvuga ngo ni kariyeri akazi ujya gukora uteza indege ufite na visa bitandukanye n'umuntu uva i Kanombe akagenda muri KBS agiye mu mujyi cyangwa moto ari kunyagirwa. Ni kariyeri ukora ufite contrat ni kariyeri ukora ukajya guhura n'abantu bakomeye cyane abantu bo mu nzozi uhura n'abantu tubona kuri internet twumva ko bidashoboka ko mwahura ariko abamodo bahura nabo bakavugana nabo bagakorana nabo bakanabahemba. Sofa iyo management umuntu ashobora kumva iri buze kugira umumaro umuntu uri bwinjiremo kuko nyine araza kubona izo service aze kubona iyo contrat aze kubona iyo connection aze kujya hanze mu mahanga agire nyine ibyo yunguka ku buzima bwe byanga bikunda n'uburyo buri financial. Mwebwe nka company mwungukira he? Turunguka kubera ko dufite commissions tubona iyo mu modo tumaze kumusinyisha wenda urugero turamuscoutinze turamudeveloper aba assigned wenda muri elite models iyo agiye muri elite imuha contract nkawe twanaze natwe tugasinyana mother agents agreement iyo rero umumodo akoze twege turahembwa direct icyo cyitwa mother agents commissions. Okay, modo na fashion birimo biratera imbere turimo turabona umuvuduko udasanzwe muri byo ariko by'umwihariko abantu bakabihuza n'ubutinganyi utekereza ko ari impamvu cy'abantu babihuza? Ahubwo nk'ibyo ubundi mubihuza kubera iki? Nijo nanjye nibaza ntabwo wakabaye ukimbaza kubera ko utarahamagara umunyamakuru uzi ngo umaze tukubera iki itangazamakuru kuki abantu bari kugenda babihuza kuki mutabihuza mukajya mu bamodo ibyo bintu ntabwo mbashaka no kubivugaho kubera ko ibi ari ibintu dusangiye
community y'u Rwanda yose. Yego. Ntabwo ari ukuvuga ngo abantu bo muri ADPR nibo bagira amatiku, no mu bakatolike, no mu bangirikani, no mu basilamu, amatiku abayo. Ibyo rero ntabwo nakabaye mbisubiza kuko ntabwo ari byo nkora. N'umuntu wimbajije ahubwo buratsinze icyo abashaka. Umuntu abakwiye kumbaza kariyeri yanjye, akambaza ibyo nkora, cyo bimariye abanyarwanda ikiza. No kuza kumbaza sex orientation y'umuntu. Ububaye virusi nanjye ushaka kungira virusi. Ntabwo nshaka kuba virusi rero. Icyo tugisimbuka. Yego. Ariko wenda akenshi rero ati ntabwo ari akenshi. Nta nubwo ahubwo muba mubyige. Ese barabishyura? Are you guys get paid? Kuki ibibazo byose mubigarukamo? Ahubwo nanjye kubaza kuki nyine ibyo bibazo ukunda kubona. Simwe mu bibaza se? Murimo murigisha abanyarwanda bidafite akamaro ngo bibamarire iki? Mwikomeza kubatoza uwo muco. Wapi uko mubivuga niko mubyigisha. Iyo ni sensibilisation muba mukora kandi ngiye ntabwo nabyemera. Mubaze iby'abamodo uko bakora, uko bikorwa, aho bageze, ibyo kujya kubabaza iyi myanya myibarukiro yabo ni amakosa. Yego. Kuki twita kuri negativity? Wa mugani ko modo hari mu bitoza abanyarwanda. Ari byiza birimo byinshi kuki atari byo tugaruka. Muba mushaka inkuru. Ubu ngubu ndaza kubona mwanditse ngo ngo Franco ngo ahiritse u Rwanda. Bivugiye hano akaza kwandika title idahuye n'ikiganiro. Ribu. Mutoze abanyarwanda gukunda ibyiza no gukurikira ibyiza. Ibindi bitabareba mu byihore. Murya mu makariso y'abantu gukoramo iki? Kumaramo iki? Muri sida, muri mburugu, muri mitezi. Sitwe dutuma urwo ruganda rudatera intambwe. Nimwe mutuma ahubwo n'abanyarwanda paying attention ku bidafite akamaro. Kandi mumenye ko ibibazo biba ahantu hose, n'ibyiza biba ahantu hose. Ntabwo muri modeling ari imiseke igoroye. Nta nubwo ariho haba ibyiza gusa. Ariko ugiye kwita ku bibi ntabwo watera imbere. Ni nko kuvuga ngo sinzahinga ngo hatse izuba. Uzi katari wowe urizana. Izuba rirava, imvura ikagwa. Urakoze nari nababwiye ngo by melting. But it's okay. Thank you so much. Utwangu tuzadukata. Yego. Anyways, ikintu mukwiye gukora suko atari byo mukwiye koza. Ubundi wo mwumvise abikora mumwicaza mu mubazi. Ariko mutazi ko abikora muramubariza iki? Ariko wa mugani. Ko atarabaha iyo window ubundi mumwinvolvinga mu bintu bitamureba kubera iki? Ubu mugize umuvugizi. Nk'umuntu ubu ngubu utari umuyobozi wari bwaza kuvugira aribo. Miragoye ntago bishoboka. None se kuki mudafata umuhinzi mworozi wa Nyamasheke ngo muze mumubaze ibyo ribu yakabayisubiza? Ariko sufa biterwa nyine muri oya ntago ari cyo kibitera. Mwebwe ahubwo muba mushaka kwerekana cyangwa gukura attention y'abantu. Abanyarwanda mu batoza umuco wo gusoma ibyiza. Ntago twakuraho n'ibibi birahari, ariko niba ari byo baha agaciro bizatuma badatera imbere. Ariko siko ahubwo usanga abo ngabo bavuga ko barwanya ibyo bari bo babikurikirana cyane. Sibwa burya bw'abanyarwanda. Urumva umuntu wenda tuvuge ubu ngubu hagezweho inkuru za Semuhungu. Umuntu ejo wundi Semuhungu ibaze nk'ubu jewe uretse gatoya jewe nk'ubu nje kuvuga ibya modeling na company yanjye. Nk'ubu Semuhungu aje gukora iki? N'urugero nangiye kuguha. Nukucyo nk'urugero rwa Semuhungu saba urugero rw'ibyo dukora. Narwo ndaruguha. Sofa icyo nari ngiye kuvuga nago runyumvise. Semuhungu ntago naje kukuvuga. Arakibaza anagisubiza. Nago ari ikibazo mbaza. Ahubwo uraza guhita usanga bihuye nyine n'ibyo twarimo tugana n'ubundi. Semuhungu yahari yashize umwaka da posting kuri Instagram ye. Yaratumye 92 akoze live agera mu 120 by'abantu baje kureba bahuruye, ariko ugasanga nibo barimo kumukritika. Ahubwo twebwe ibyo twita ko tudashyigikiye sitwe tubishyigikira. None se Semuhungu ntafite aba followers cyane. Bamufollowing se batamuzi. Kuki batamuha following? Ngo bajye gufollowinga pastor wacu Antoine Rutayisire ukora ibintu byiza. Ubushaka gusanga Instagram itariho n'ibihumbi 5 cyane. Kuki rero umufollowinga ibyo mudashaka? Kuki mukurikira ibyo mudashaka? Mwabuze ibintu mukurikira. Societe turimo. Niyo mpamvu sigaye mbona babitangwa ni nkoma amashyi ngo ni abanyarwanda ahantu muri niho tuzaya tubafatira. Abantu mwese mu followinga umuntu runaka wirirwa tuko cyangwa ukora ibintu bibi murabifatanyije. Kuko nta kuntu ushobora kumbwira ngo uragenda n'abajura ajye kwiba muri banke utari umujura. Ugiye gukora iki? It doesn't make sense. Nise ubwongo bw'umuntu yavuga ko societe turimo iri innocence nkuko basigaye bivuga nyine wa mugani dore mbagaraza innocence. Ntabwo bavuga ngo iri innocence ahubwo bakunda byacitse kandi barangiza bakabyitarutsa. So ntabwo byumvikana rero ahantu muri
ubu kwanza abantu wese nukujya uvuga urugero yego niba umuntu ari umwicanyi tugasanga afite abafollowers 1,100 yego aba nabo bamufollowinga Nabo nabi n'abicanyi. ko barabikunda okay trustari kandi bakiri correct cyane wa mugeni umuntu niba uvuga ngo ntago mushyigikira kandi ko niba umuntu umurwanya ukamufollowinga ugakora like uwo muntu muri kumwe nta nubwo muri kumwe gusa uranamushyigikiye ahubwo ukabikwepa cyangwa se wabuze aho bimubwirira ukajya gushyiraho comment iri negative kugira ngo ukure attention akubone agusubize birakunda se ko ahubwo basubizwa cyangwa barakotora ntabwo mbizi ntabwo ari gukoresha social media zabo ariko ubwo babiziranyeho kuko batabasubiza ntibahaguma utabona ikintu ushaka ahantu urahava ukajya kugishakira ahandi niba rero wahagumye ni ikimenyetso cyerekana ko ibintu ushaka ubibona nk'ubu ngubu ibi bintu ukora nta kintu ukuramo wavamo ukajya ahandi ariko uko wagumye kuri kamera ni ukuvuze ko hari icyo ukuramo ariyo cyo tutaranakunda ariko hari icyizere cy'ikizavamo atirisi ariko ntushobora kuhamara imyaka 5 wabura iki biragoye ahantu muri rero no tugiye kujya tubafatira urubyiruko rwa none ubona no kwirengagiza cyangwa udashaka kumva ukuri urubyiruko rwa none niko ruri nyine ni urwa none niba ari byo bakuriyemo ntabwo wabarenganya ahubwo ni amahitamo y'umuntu kubigumamo cyangwa kubivamo ubigumyemo rero tuzaba tugufatira aho wagumye ubivuyemo it's up to you kandi ntabwo turi hano gutegeka umuntu ahaguma oya aho akubereye hagume ahubwo erura yego widekarare idekarare ukore na mitasiyo yego uyu munsi none tugarutse kuri agency yawe ibintu byitwa modo umuntu yavuga ko birimo abakobwa cyane abasore bo baje kugira ngo tukugira nabo tubone barimo baza kuri modeling impamvu aba abakobwa cyane nuko no mu buzima busanzwe abakobwa nibo bambara kenshi nibo bahindura imyenda myinshi nibo bagura cyane ikindi no kubabonera akazi ahungu biba bigoranye ko imyenda y'abahungu iba ari mike ku isoko ariko niba hakozwe nk'imyenda miliyoni ushobora gusanga nk'imyenda 800 ari y'abakobwa gusa 200 bisigaye kagabanwa abahungu basigaye biragorana rero kugira ngo tubone umubare w'abahungu ungana n'uw'abakobwa mu isoko ryo kumurika imideli ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka kubera ko cyetse na production y'imyenda nihinduka natwe tukagera ku rwego gushopinga nk'uko abakobwa bashopinga ihereho niba ufite mushiki wawe inshuro agura imyenda nizo ugura inshuro yoga ku munsi nizo woga inshuro ahindura imyenda y'imbere nizo yihindura ntibikunda rero hari aho badusize hari uko Imana yabaremye bisaba ko batambara nk'uko twambara wowe ushobora no kwambara akabox iminsi 2 cyangwa 3 ariko umukobwa ntashobora gukura ikariso mu gitondo yageze nimugoroba ntabwo bishoboka ukuntu Imana yabaremye rero ni kuriye ubwo umuntu yava ko modeling rero harabigenewe ntago arabigenewe hari abakoramo cyane harabisangamo cyane nk'uko ubona nyine wenda tuvuga ubwubatsi harimo abakobwa bangahe bakeye nuko batazi kubaka se nuko ubwubatsi nyine muri kamere muntu bwaremewe abagabo nibo bagomye kuba abafundi bitabuje ko hari n'abafundi b'abakobwa ariko ni bakeye n'insolite kubabona umva uhita utangara cyangwa reka tuvuge umukanishi si uko umukobwa adashobora gukanika kuko ubu hari na tekinoloji ushobora gukanika ukoresheje computer ariko still imyumvire na karemano hari umwuga nyine wagenewe abantu runaka ariko kubera isi iguma itera imbere bigenda bihinduka hakajyamo n'abandi imyambaro rero ntabwo ari iy'abakobwa gusa n'abagabo turambara ariko ukuntu abakobwa bambara siko n'abagabo bambara bo biharira igice kinini cyane niyo mpamvu usanga abamurika imideli abenshi ari abakobwa buriya n'abadesign abenshi ni abakobwa ahubwo nuko abagabo bagiyemo bakora cyane kurusha aho ugasanga nibo bagaragara nibo bahita badomina kuko bakoze cyane kuko ubusanzwe atari n'ikintu wenda bari babaye bakoze cyangwa cyahozeho cyane ari benshi usanga ugiyemo abafite impano idasanzwe ugasanga araje abirinduye abakobwa n'abahungu bamurika imideli rero bari bake cyane ariko ugasanga barazwi kuko ntabwo bisanzwe ese modeling njye nibaza ni talent umuntu avukana ese umuntu arabyiga wabyiga ariko ntabwo wabyiga utafite impano ushobora kubyiga urugero udateye nk'umumodo nta kintu byakumarira ariko waravutse ukavukana iyo mpano ukanabyiga biba akarusho ntabwo umumodo waba afite ukuntu bateye niyo mujya mbona abakobwa ngo nta biro si ukuvuga ngo nta biro abananutse ariko neza ibiro aba bifite kubera ko turabapimisha no kwa muganga ubuzima iyo yagiye agasanga nta buzima afite barabanza bakareka arwaye wenda n'urugero akabanza akivuza
si uko ari ntabire baba bafite ahubwo niko baba bateye. Okay. Bivuze ko agence yanyu ifite criteri igenderaho kugira ngo zida cyane cyane kugira ngo umuntu udukurikiranye umve niba yakwisangamo. Ngiye kubivuga naba nshyize hanze akazi kanjye. Amabanga y'akazi. Yego, ariko hari ibyo duhuriraho twese. Uburebure, imyaka, uko umuntu ateye. Hasigaye tuditeze duto two ku mubiri, wenda tuvuge ama cheekbones, ama jawlines, kwa amaso akoze, ibitsike, minwa, umutwe, ijosi, intugu, amaguru, ibirenge, inzara, skin. Ibyo niko tuditeze duto tujyana tureba. Ariko muri rusange twese tuba dufite ibyo duhuriyeho nk'ibipimo by'uko umuntu areshya. Noneho ahubwo nyuma y'uko umuntu wenda dusanze afite ubwo burebure, utwo tundi tuntu duto dusigaye nitwo rero tugenda tureberaho, tukavuga ati ngiye nkunda umuntu umeze gutya, nshaka umuntu umeze gutya, umumodo agomba komeza, kuko ntabwo umumodo ari ubwiza nk'uby'aba miss n'aba mister. Oya, abantu bakunda kubyitiranya ariko ntabwo ari byo. Iby'abantu bita ubwiza twese ibyo tureba. Niwe ntabwo mwe mwita ku bwiza. Wapi, kubera ko umumodo buriya ntabwo umumodo yerekana ibyo yambaye. Impamvu ubona bagira ingendo, kureba imiterere idasanzwe, baba bashaka yuko umuntu udatinda kuko umuntu nkawe, ahubwo utinda ku byo yambaye. Okay. Uyu munsi none agence yanyu ku muntu utayisobanukiwe yatangiye ryari, yavuye higeze he? Ubu ngubu Best Models igiye kumara imyaka 5 ndibaza cyangwa 4. Twatangiye mu 2019 mu kwezi kwa gatandatu. Mbitanira buri kwezi kutuzuye. Yego, ariko ubwo ngubwo abantu bose be muri iki gihe batakuramo umwaka umwe ngo corona yabishubije inyuma. Ko twese twamaze umwaka urenga tudakora. Navuga ko rero ntabwo turi aho twifuza kugera, ariko byibura turatanga icyizere. Niba dushobora guscouting umwana w'inyakariro mu kwezi kumwe cyangwa mu mezi angaya, akaba ashobora kukurira indege akajya i Burayi, navuga ko atari ibya buri wese. Navuga ko atari amahirwe abonwa na buri wese. Navuga ko atari cano buri wese yubaka igakunda muri icyo gihe gitoya gutyo. Rero modeling ni uruganda umuntu urugiyemo afitiye amakuru ahagije ushobora kumufasha kwiteza imbere no guteza imbere igihugu mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Ushingiye agence, intego wari ufite uyu munsi none wavuga ko zigeze kuri kangahe kwijana? Navuga ko ndi nko kuri 60 wenda, kuko niba connections umuntu azifite, ubu ngubu ikintu kibura nuko tubona abantu benshi ku isoko ry'umurimo. Nitumara kugira abantu bahagije ku isoko ry'umurimo, tukazamura impano, niho umuntu yavuga ko yageze ku byo yifuza byose. Tarayibonye se niziye mbogamizi muhura nazo? Mbogamizi niza muri rusange z'abantu bose. Ntabwo twe tuvuga ngo dufite ibyo twihariye, twese duhurira ku bushobozi, duhurira kuba turi mu gihugu kirimo kikiyubaka, duhurira kuri society tumva ubuhanzi, bakumva ko abana bose bagomba kuba nka basekuru na base, kandi ntabwo bishoboka. Iyi mbogamizi rero navuga ngo twe dufite izo twihariye zidasanzwe, umuhanzi ahava akagera ahuza n'undi bibazo. Okay. Nanga umudo ni kariyeri umuntu ashobora gukora ikamutunga nta kindi kintu akora cyane rwose, bidasanzwe ahubwo kandi gutungana neza cyane, ukabaho ubuzima nyine bwiza buri lixe cyane. Ariko ni process n'ibindi byose. Career cyangwa se impano buri wese kuyidevelopa ni kimwe, gusa nuko wenda biba bitandukanye uburyo udevelopa n'ibyo ukora, ariko development ya buri muntu buri wese, twese development bari imwe muri kuzamura impano. Aho bitandukanira ni impano umuntu afite ni iyihe, akora iki, akorera iki. Mu modo rero ashobora kubyuka mu gitondo cyangwa akajya gukora ari ubwa mbere agiye gukora, yahirwa mu mezi 3 akaba ashobora kuba akuyemo ikintu umuntu usanzwe ashobora gukorera n'imyaka irenga 15. Uyu munsi none se ko numva ahubwo irarenze kuki abantu batayisangamo cyane? Ntabwo baramenya iyo skills, ntabwo bayizi, kandi koko birumvikana. Ikintu gikomeye, ikintu kitari cya buri wese, kiragorana ko buri wese akijyamo. Ariko buriya wegereye umwana wahiriwe na modeling cyangwa se umubyeyi, hari witwa Nifa sivye umuzi asigaye mbona yirwa Italia, Paris, ubu ngubu ari New York. Ariko uzi kubyuka New York ukajya gukora avuye kwisanga, uzi kubyuka New York ukajya gukora Paris, ukongera ugataha New York, uzi kubyuka New York ukajya gukora Barcelona, ukongera ugataha New York. Ubwo buzima we ntabwo wifuza cyane none, uziko gute ahubwo bibaza. Melody yaravuze ngo Kanombe numvaga ari ibihuha, none kujya mu ndege numvaga ari ibihuha. Aho atangiye kugera muri Amerika cyangwa atangiye gufata indege, uzamubaza uko yari ameze akitega taxi isanzwe wenda tuvuge move, n'ubu ngubu no yabikubwira.
none se kugira ngo umuntu abe successful muri iyo modeling bisaba iki? Kuko urumva ntago tubona nyine benshi byapushinze cyane. Ntago ari benshi kubera ko tubikora neza turi bake. Okay. Ikindi si bya buri wese guhirwa, kandi biva ku mpano ufite n'amahirwe Imana yaguhaye. Nawe dushobora kuba dufite impano imwe aho ugasanga wowe urahiriwe cyane ndasigaye. Ubwo nibyo Imana iba yarakugeneye nyine iryo geno ryawe. Ikintu ahubwo gisabwa ni ugushyira abantu benshi ku isoko ry'umurimo kugira ngo tugire benshi bahiriwe. So iyo filosofi kuyumva rero birasaba iki? Muraza gukora campaign? Turayikora ku rwego ruto dukora ko n'ubwo mu minsi twakoze casting, dufite abana tugomba kwintroducinga isoko ry'umurimo mu kwezi kwa gatandatu muri Haute Couture na Men Fashion Week. Tujyana nyine dushyiraho tafari uko bukeye n'uko bwije, ariko igihe kizagera bibuminge nihaboneka abandi bakabana Franco nk'icumi bakora nk'uko dukora, ugasanga dufite urugero abana 100 ku isoko ry'umurimo, tuzaburamo 60 bari successful. Ayo ni amafaranga menshi kandi yinjira mu gihugu. Ikintu gihari cyiza nuko iyo bahembwa mu madovize, akinjira mu gihugu ari amadovize. Igihugu nta kindi kintu gitanze uretse impano y'umuntu. Nongo aho kirinjiza gusa na experience. Kirinjiza kandi biri ku rwego rwiza. Numva dufite abana bakora gutyo ari benshi, twafasha igihugu mu guteza imbere ekonomi y'igihugu, kubera ko kwinjiza amadovize nta kindi kintu dusabwe gutanga uretse impano y'umuntu. Ahubwo sinzi n'ikintu kibura ngo government ishyiremo imbaraga ifashe abantu babikora kubikora neza no kubona icyo babura kugira ngo bikorwe cyane. Sinzi icyo baba bategereje, kandi tubivuze kenshi, kuko akenshi iyo wijyanye ukajya kureba umuntu ntabwo akumva neza cyangwa ukabona ntabiha agaciro, kandi akaba yabiha agaciro, ugasanga barashyira imbaraga mu bintu bimwe na bimwe bidindiza ubukungu. Kandi hari ingero zimwe na zimwe bagiye bumva zihari zifatika bategera ngo bazitize amaboko. Ntabwo dukeneye ibintu byinshi cyane. Umuntu afite agatara kaka, wenda reka tubivuge gutyo, abantu barabizi utuntu twitwa udukoroboyi, ni utuntu batobora bagashyiramo akapeteroli n'agatambi bikaka. Ni ukuvuga ngo uwo muntu akeneye peteroli gusa kugira ngo ako gatara kagume kaka cyangwa kwagura. Nngo urutambi rurahari, urutambi rurahari, reservoir irahari, haba habura agapeteroli. Ariko gukumva bagukuye kuri peteroli bakaguha benzine, yo level iyo ukuntu nyine wakora cyane. Niba kuri uyu munsi dufite abana 10 na bangahe, ugatangira kugira benshi, ko baba benshi nuko havamo benshi bahiriwe kandi bakora cyane. Okay. Sinzi rero icyo baba bategereje. Minister utuma twishima nabonye arimo adushyigikiye cyane, aze kugerageza namwe arebe ukuntu modeling ayigeramo. Bizagera igihe buriya natwe duhure tumubwire neza ko dukora. Ariko si ngombwa minister buriya si ukora wenyine. Hano hari abanyarwanda bashora imari, hari abandi bantu bize, hari abandi bantu bashaka kubyiga. Sinzi icyo baba bategereje. Abashoramari bamugani kugira ngo bumve icyo batumva naho bungukira, cyangwa se no kutabagana ngo mubereke aho bungukira. Si ukutabagana, umushoramari ni ugomba gushaka ashora imari rimwe na rimwe. Kandi igihe kirageze ngo abantu bashora imari muri serivisi. Ntabwo umuntu wese azashora imari ku nzu nk'ingi ihagaze. Hari ibindi bintu byunguka kurusha n'iyi nzu. So iyo wize neza umushinga wawe, serivisi ishobora kukungukira kurusha ikintu gifatika. Kugira gifatika umutungo wacyo uburyo ugendamo. Kanguye nk'urugero, abantu bakora ibintu byo ku trading, online trading, bari abantu nta muntu bumva ariko ubizi, uwo byahiriye ubikora neza, ntago yabivamo. Ashobora kuba buri gishoro kandi azi ubwenge. Ushobora gushora $1,000 ukaba ushobora kunguka $10,000 mu minota 2. Yego, ariko utarageramo ntago arasobanukirwa neza ibirimo. Ni wari dado wabikubwira. Ntabwo abizi uwo nguwo. Rero ntabwo igihe kirageze ngo abantu bumve ko gushora imari atari ikibanza, atari inzu, no muri service umuntu ashoramo imari. Yego, kandi akunguka bidasanzwe. Sufo baraza kumenya gute ko bagomba gushora aho hantu? Ni akazi kabo ko kwicara bakiga, ni akazi kabo ko gutega amatwi cyangwa kwegera abantu runaka. Niba badafata risk bizabagora gutera imbere. Wibest imyaka 5 igiye kuzura, ubwo tukatubarine nari bidukuremo wawundi. Bano abari 5 ntacyo. Nari bikatubari 5. Ni biki mwishimira mwagezeho? Twishimira ko hari abana bamwe na bamwe tumaze guhindurira ubuzima. Twishimira ko tumaze kubaka channel y'akazi kacu. Kera byaratugoraga cyane tugitangira kugira ngo twandikire email aba celebrities ukuntu batinda gusubiza cyangwa bagorana, ariko uyu munsi ntabwo tubandikira, nibo batwandikira. Baribwira iyo tubonye impano
tukashyira ku mbuga nkoranyambaga zacu barabyigana, kandi umuntu yamaze kuvoyaja inshuro nyinshi cyane arabazi, azi n'ukuntu bakora. Ubwo icyo dukora dutoranya uwo dushaka, ntabwo twinginga, baratwinginga. Navuga ko ikintu cya mbere twishimira ari uko twamaze kubaka channel y'imikorere yacu. Ikindi ni uko dufite ingero z'abana tumaze gukorana nabo kandi bafite ahantu bagejeje ubuzima bwabo, bashobora no kuzana bakagura ibyo bageze. Urwo batashaka kugira ngo tumaze gukura amaya, ariko ashaka kugira ati jewe mfite amafaranga. WeBest mu myaka 5, wavuga ko imyaka 5 ivuze iki? Si imyaka mito ariko si n'imyaka myinshi bikurikije naho mushaka kugera, ariko n'imyaka ivuze iki? Ivuze ko umunyarwanda wese aho ari ufite igitekerezo cyiza ashobora kugikora kikamubyarira inyungu. Ivuze ko umuntu wese aho ari, aho yavukiye, bitamusaba ibya mirenge kugira ngo atekereze ibidasanzwe. Umuntu ushaka ibyo abandi badafite akora ibyo abandi badakora. Iyo ubaye no ukora ibyiza biba akarusho. Aka kanya turavuga modeling kubera ko ihari irimo gukora, ifite n'abantu ifitiye akamaro. Iyo tudashyiramo imbaraga ngo twihugure, ntabwo hari abo byari kuba bifitiye akamaro kandi benshi. Ubu nk'umubyeyi mwabaye igitambo, nk'umubyeyi ufite umwana umaze gukora ku gafaranga, niwe wakwicaza akabikubwira ati iyo nsenze sengera Franco, iyo ntekereje urugero inzu yanjye yavuguruwe ntari kuzavugurura kubera umwana wanjye udafite n'imyaka 25, buri kintu mbwira Imana nkavuga ngo Mana umugisha aba bantu n'ibitekerezo byabo. Umwana uyu munsi uryamye mu mahanga, uwafashe indege akayihindura nka zonda cyane, niwe reba nk'umuntu uvuye mu Kiyovu agiye Gikondo ukutega moto, niko ava Paris ya Gitari ajya Espagne. Umwana ufata passport ye paje zikarangira mu myaka 2 n'igice kubera kuvoyaje, niwe wakwicaza akakubwira ati this is impossible, ntabwo byumvikana cyane, nawe ntago abyumva. Aka kanya arabyumva ko amaze kubijyamo, ariko niwe wenyine ushobora kwicaza akakubwira ati ni ibitangaza. So rero WeBest Models ni ikimenyetso cy'uko bishoboka. Ikintu navuga ko twakuye muri iyi myaka tumaze dukora nuko ikidashoboka nicyo utaragerageza. Ikintu utaratangira nicyo kidashoboka, ariko ikintu wakoze ukizi neza ugifite amakuru ahagije kirashoboka umwanya uwo ari wo wose. Umuntu akumvishe neza yakumva urubyiruko ruvuga ko akazi kabuze mutahuza. Ntabwo duhuza kubera ko kabuze kubera ko utagakoze, kabuze kubera ko utakoresheje ubwenge bwawe. Nujya gukora ibyo abandi bakora bizakugora. Kora ibigezweho bishya cyangwa se uhimbe. Niba udashoboye guhimba, shaka abo mukorana. Ntabwo twese tuzicara mu biro, birose bijyamo abantu bangana. Ntabwo byashoboka. Ntabwo twese tuzacuruza urugero mituye. Ntabwo twese tuzubaka. Ntabwo twese tuzaba abamodo. Ntabwo twese tuzaba abanyamakuru. Tugomba gukoresha imitwe. Isi ubu ngubu irafunguye. Icyo usabwa ni ukureba icyo ushoboye ukakidevelop, cyangwa se ni ukureba ikintu wakwiga ukagikuza. Urugiko rw'uyu munsi ubona rwitwara gute Franco? Rwitwara nyine nk'urw'uyu munsi. Rutwitwaye nk'urw'uyu munsi rwari rufite ikibazo. Jewe nta kintu ushinja urubyiruko. Oya, icyo mbasaba nuko ibyo bakora ibyo ari byo byose bakwiye kujya batekereza kabiri. Gusa nibazabaho nka base cyangwa basekuru, ariko nanone bakore ibigezweho, ariko akenshi bagereza guhitamo ibyiza. Ibi ntibyabura, tugomba kubana nabyo, ariko byibura tugire benshi bakora byiza, kuko bibi nabyo biduha challenge. Zino social media ubona zikoreshwa gute z'iyi minsi? Umuntu ayikoresha icyo ashaka, ntago namutegeka. Wowe nuhitamo kuyikoresha nabi, it's up to you. Wowe nuhitamo kuyikoresha neza, ni amahirwe yawe. Umuntu rero ayikoresha uko ashaka. Nta nama wabagira. Umuntu ayikoresha uko yahisemo. Ubundi uhana umuntu neza amuhana avayo. Aka kanya amubwiye ngo nayikoreshe neza ntiyabyumva, ariko ayikoresheje nabi ribikamutamo, avayo yatekereje kabiri. Ni amahitamo yawe rero. Ikibuga kirafunguye. Wowe nuyikoresha neza bizakugirira akamaro, nuyikoresha nabi. Ribu waravuze ko tuwamugana nuyikoresha nabi iragutamo. Dusumaze bisi tubona nakoresha zino mbuga nabi, niyo mpamvu Ribu yagize kuntu nyine ibivugaho cyangwa ikiburaho abantu. Abavuga abatukana ku mbuga nkoranyambaga, abavuga ibiterasoni.
ubona ko byari bibaye too much nawe ku buryo ko yari ikeneye ku interview. ahubwo yari yaratinze yari yaratinze cyane. Ntabwo ari byo, muratoza umuco abanyarwanda wo gukunda ibibi kuko nibyo muguma mubaha, muguma mubafidinga, mubagaburira. Ibintu rero iyo bimaze kuba byinshi biba akamenyero. Abantu rero barabifashe babigira nk'ibintu byoroshye, ariko ntabwo ari byo. Ntabwo ushobora kujya ku karubanda ngo utuke umuntu igitutsi kiri kuri nyina umubwire ngo uri umuntu, uri umunyarwanda. Noneho ntibyumvikana. Ushobora kubyuka mu gitondo ukabeshyera umuntu, ushobora kubyuka mu gitondo ugatuka umuntu, ushobora kubyuka mu gitondo ugahimba ikintu kidasanzwe. Wowe uba woretse imbaga y'abantu benshi kandi ufashe ubuzima bw'umuntu ukabushyira mu kaga. Ubwo se iyo ufashe ubuzima bw'umuntu ukabushyira mu kaga, uba wumva wowe uraryama ugasinzira. Ese ababyeyi bo bafite uruhe ruhare muri iyi minsi noneho kugira ngo bakabarenga abana cyane abana bananiye ababyeyi? Ni igihe tugezemo nyine. Ni abantu nyine bose bigize ntibindeba baba.com. Nta wubaha undi, ntumenye umubyeyi, ntumenye umwana. None se niba umubyeyi agiye kuri social media agashyiraho n'umwana we n'ibiki byose n'abaturanyi byose akagenda akamenaho, urambwira ko ibyo bintu wamenya niba ari umubyeyi, wamenya niba ari umwana, wamenya niba ari iki? Byabaye uruvangitiranye, ariko bitavuze ko ari bose. Abenshi ni abakora ibyiza, ahubwo nuko abanyarwanda bakunda gufata ibibi bakari byo baha agaciro. Ibyo duha umwanya cyane, muha umwanya ibintu bibi, ibyiza byinshi bihari bikaba impfabusa. Rero mutoza abanyarwanda gusoma ibyiza no gukunda ibyiza. Biriya bibi bizagenda biburizwamo gahoro gahoro. Niba umuntu avuze igitutsi, mwimushyigikira cyangwa umuseke, mwinabivyuwinga mwese mu one following, abura abantu, azava ku bibi aze ku byiza. Ariko nta kuntu wambwira ngo mu followinga umuntu utukana muri abantu miliyoni, urambwira ko iyo miliyoni idakunda ibitutsi. Irabikunda, nta nubwo bikunda gusa, irabishyigikira n'abisapotinga. Umuntu mudashaka ni mumuveho, mujye ku muntu mwiza. Umuntu niba mumuriho bivuga ngo muri kimwe. Urakora iki ku muntu wiba utari umujura? Indaya urayibaza icyo utayigura. Indaya kutayigura ndagusanga mu migina muganira ukora iki? Ukora iki? Uyibwiriza. Ntago wayibwiririza ku muhanda abantu bose bakureba. Kuko uba uvuga uti umbonana nayo arajya utuma turaciririkanye. Sofa zino social media wa mugani, uyu muntu tutamuhaye attention yagira aho nawe akabivamo cyane. Mwebwe niba akoze live mukajyaho muri abantu miliyoni, pastor yakora live avuga ijambo ry'abantu babiri, ibyo se ni ibiki? Urambwira gute kutabikunda? Sofa uziko ngiye nkurikije nyine idea yawe, nsanze uyu muntu ubikora atari we kibazo, ahubwo ikibazo ni twe cyane, kuko mu mutiza umurindi. Niba uziko utari umukiriya w'ikintu, urakora iki muri iryo duka kandi hari iduka rifite ibyo ugura cyane ukeneye? Ntibyumvikana. Muri nkoma amashyi. Moses niba afosinze ifoto ukabujya gutwitinga kuri iyo foto, wayihaye attention cyane kuko uziko ni huri. Nago subiza ahubwo baye successful. Yayishyizeho akabura views nimwe na comment nimwe ukarakwa yisubizaho. Muramufurenga muri abantu 50 na bingahe mutamukunda. Ariko amugana siko bifite logique cyane. Ntabwo ngo nitwe dutuma bakomeza gukora ibyo, ko naduha ifoto ikajya like 100 comment 100 aradutamira. Umuyoboke w'ishyaka ridakora ibintu byiza, hari ayandi mashyaka. Nkumbaje impamvu ndi muri RPF nayikubwira kubera ko niyo nshaka, niyo ikora ibintu byiza. Namahitamo meza. Umbaje impamvu zatoranya kwa Perezida wa Repubulika, impamvu ni miliyoni cyane. None se urambwira gute ko uzamutora adakora ibintu byiza? Ntibibaho. Rero mwebwe mwiguma kujijisha abanyarwanda, ni muve mu mafuti mujye ku murongo mwiza. Aya mafuti ni muyareka agasigara yonyine, azahinduka kuko azabura abayoboke. Urambwira gute ko washinga urusengero ukageza ukabwiriza intebe, rwabaho guteze? Ariko niba ngeshinze urusengero nkabona abayoboke, niyo naba nigisha ibyo gusenya, ubwo nibyo bakunda. Gute umbwira ngo usengera ahantu batukana kandi wowe ushaka Imana? Urahakora iki? Kandi ikintu gitangaje nuko muri abo bantu harimo abarokore, harimo abasilamu, harimo abavuga neza, harimo abavuga nabi.
account kugira ngo nyine baze bafashe uwo muntu. Ngaho numvira udejuri fake, niyo mpamvu dufite abantu ba fake benshi hano hanze kuko bafite amasura abiri mu maramaze. Ngaho nawe nyuze umuntu umugabo akiyitaga pipi, kandi urushaka gusanga ari umuntu w'igitangaza, ari umuntu uvuga arikijyana hano hanze ariko yarisaga pipi kugira ngo ajye akora ibishego. Ubundi ku kiribu idahakinga ngo imenye bari abantu ko ubundi baba barakoresheje details zabo zindi sanzwe uretse amazina. Mutuhereza amazina y'abari abantu birirwa badutesha umutwe. Turabakeneye batuzengera. Nibo boreka imbaga. Igihe kirageze ngo umuntu ufite amasura abiri ahita imwe yogoshe cyangwa asuke. Bibiliya yaravuga ngo niba udashyushye n'ukonje ngiye kuruka, niko Bibiliya ivuga. Ribu rero twigire Bibiliya, mubaruke induba mubamarireyo kuko duta umwanya. Nk'ubu nakabaye mvuga ibyo nkora n'ibiki, ariko umwanya munini wabaye ibidafite akamaro atari n'ibyo nkora. Ntabwo kuba mbivugaho si uko ari ibyo nkora, nuko mbibona kenshi nkagenda mbigiramo experience, nshobora kubitangaho ibitekerezo. Ariko mu by'ukuri amagambo yose navuze nakabaye nakayavuzemo ibya best models, tugaruka no ku byiza gusa. Ariko twataye umurongo, turimo turakebura n'abantu gusa, biragendana nibwo buzima turimo. Ariko ntitwakabaye duta umwanya ku bintu bidufitiye akamaro. Ariko icyo kintu uvuze kimaye idea ko ngo abo bantu bari fake sibo twujuje benshi, kuko umuntu araza agakritika uyu muntu wifotoje yambaye ubusa, ariko kuko arimo aramureba arimo vingana yakoze like we atarimo abantu babiri yanazuminze. Yego, ijambo ry'Imana riravuga ngo aho kugira ngo urebe ikintu udashaka kureba ijisho ari kureba. Urumva uyu muntu arimo abantu babiri, arakirwanya ariko arakireba cyane, yanakinezerewe, ahubwo ashobora no kugituka nabi kugira ngo abantu bakure attention nabo n'aba followers. Uyu muntu aze kumusubiza. Aho ikindi kintu buriya ntabwo umuntu akenshi nuhura n'umuntu, tuvuga urugero mu gitaramo yambaye imyenda y'ubugeni, wowe ukamukura hariya ahantu ukajya kumushyira ifoto y'Kimironko mu isoko, ni wowe ufite ikibazo. Yaje ahantu bahurira n'abantu bafite imyumvire imwe, bashaka ibintu bimwe, wowe uramufashe umukuye aho ngaho umujyanye ahandi, ni wowe umugize ikibazo, kubera ko abantu yahuye nabo bahuje imyumvire. Niyo mpamvu yaje yambaye kuri, kubera ko ntamubona yambaye kuri ngo ajye mu rusengero, ajye mu musigiti, ajye mu isoko. Iyo agiye muri aho hantu handi hatajyanye n'imyambaro yambaye, aba afite ikibazo bakwiye no kuvuza. Kumufata rero ukamuteza isi, uba umuhungabanyije bwikube. Abasosiyali ubundi nibo bakabaye begera abantu nk'abo bakabaganiriza, bakareba mental health yabo, imitekerereze yabo kiri ku murongo, kuko ubundi umuntu wese yagira ikibazo mu gihe runaka, kandi atari ikibazo ahoranye cyangwa asanganywe, kandi gishobora no kurangira. Ahubwo nuko ibibazo bitoya Abanyarwanda babikuririza, bagahita babigira ibintu binini cyane, kandi abo bantu bakabaye babegera. Ejo bundi nabonye minisita yakiriye abana bari basanzwe baririmba indirimbo ziteye ubwoba cyane. I was so happy. Bari abana bafite indirimbo zidasanzwe nkeya, bakagira n'izindi nyinshi cyane nziza, ariko ntekereza ko bashobora kuba bapostinga zira zidasanzwe kugira ngo bakurure attention y'abantu, kuko nibyo bakunda. Hose minisita wasangiye nabo byaraneje kuri rwego hejuru, kubera ko buriya yabagiriye inama ngo bano ko bazongera tureke kubahunga, ahubwo tubaganire, tubegere. Ibyaye ikiboze irakirigata. Nese utegereje iki? Utegereje ko nza kukurigatira umwana wawe? Umupfumune n'umwimenyera, niwe gukora hanuka cyane. Uwawe ni ukora hanuka ni ukubaho. Rero giye uyonje kuhakora ndahabaga cyangwa hajugunye, umwana wundi abishya inkonda. Niyo mpamvu ushobora gusanga umuntu abonye ikibazo cy'umuntu ntakigira icyabwa akagira kibi cyane. Mwige kumenya ko umwana si uwumwe, mwige kumenya ko ikibazo kibaye kidakemuzwa n'ikindi kibazo, mwige kureba ibibareba, mutangire guha agaciro ibyiza. Ni wiha kureba itakureba ukinjira mu buzima bw'umuntu, uzaba ubaye virusi. Virusi niyo yenyine ifite ubushobozi bwo kwinjira mu buzima bw'umuntu. Yego, iyo winjiye mu buzima bw'umuntu bwite butari ibyo akora bufitiye akamaro sosiyete, uba ushaka amahane n'ibintu ubundi bukubise mbwa bashaka shebuze. Unyinjire mu buzima rero ubwo n'igihe uba ushaka. Niwe ngo umuntu niwe abashakisha. Urajya kuri social media urugero gatuka umuntu mudafite aho muhuriye mutaranabonana, umuntu ufite akamaro ngo bigende gute? Nuzi ni impamvu nkora nigisha Abanyarwanda kurebera ubwiza bw'umuntu mu byo yakoze byiza. Akantu kabi kamwe kamubayeho mwibuke ko ari umuntu, mwe kumuciraho akari urutega.
kuko umuntu wese arategwa, umuntu wese ashobora kugira ibibazo kandi akabivamo. Ikibazo ni uko ushobora kubihoramo ukabigira akamenyero, ariko mu gihe umuntu wese atannye ntibivuze ko bamujugunye. Oya, reba icyabiteye. Ushobora no gusanga atari we, byarateye ubu ngubu ko umuntu bamweditinga. Ubu ngubu ushobora gufata isura jewe ukama isura y'undi muntu cyane, ukanamvugisha ukavuga nkavuga. yego. Urabona tureke iby'ama fake account, hariho n'ama fake face. Yego. Hari abantu bajya bakora live wenda urugero kuri TikTok bakagira ngo bari kuvugana na Cristiano kandi atari Cristiano. So icyo kintu bakimenye ko hari abantu bafite amasura atandukanye hano hanze. Ngo isura y'akazi umuntu areke kuyigwaho mu buzima busanzwe. Cyane kumurika imideri yukumva ko nyine no mu buzima busanzwe. Nituva hari kumurika imideri byarangiye mu buzima busanzwe, ndikabano Franco wundi urwara inkorora, ibicurane, ubabara, urira, ufite umubiri, wifuza, ucumura, utekereza, ugira urugwiro, ukunda, ukundwa, wanga, urakara, ugira inzika, ubabarira, ibintu byose tubihuriyeho. Nyine bigize kiremwa muntu cyane. Rero nujya kumfata nk'umuntu muri kimideri kandi duhuriye muri restaurant twaje kurya, urimo uravanga ibitavangwa. Nko kumbona kumwe umuntu abona umuntu akamwifuza mu buriri kandi bari mu muhanda. Kubona umuntu mu muhanda ugahita umushushanya yatambaye. Cyane. Ibyo bintu ntabwo bishoboka. Uba wibabariza ubwonko. Cyane. Okay. Ni igiki wishimira mu buzima wagezeho? Ni byinshi. Byonyine kubona wantekerejeho ukamamagara ngo tuganire. Ni ikintu. Iyo mba nta kintu nagezeho ni wari kumpamagara. Ni byinshi cyane rero, gusa ntabwo niraye, ahubwo ni ukukora cyane kugira ngo bitarangira. Buriya iyo wiraye cyangwa uvuga ngo nageze kuri ibi, uba ugiye kurangira. Yego. Icyo ugezeho ni intangiriro z'ikindi. Icyo ukora ni ukugiproteja, kubungabunga ibyo wagezeho no gukora cyane kugira ngo, kuko iminsi irakura, uko iminsi ikura niko ibintu bihinduka. Iyo rero utihugura urarangira. Navuga rero ngo ntabwo ntanezerewe cyangwa ntatewe ishema naho ngeze, ahubwo bimpa imbaraga zo gukora cyane kubera ko nabonye ko ibyo nkora bishoboka. Hari icyo wicuza mu buzima? Nta na kimwe. Wabayeho ubuzima bwiza? Oya. Sofa y'umuntu nta kintu yicuza, nyine aba nakosa yakoze mu buzima. None se keretse niba ntafite igeno cyangwa destiny. Ibintu byinshi bimbaho ntabigizemo uruhare. Okay. Ibyo mpuye nabyo si igitangaza ngo nabihuyemo jyenyine. Ibintu byinshi turabisangiye. Rero ntabwo mbyicuza, ahubwo ikitakwishe kigusiga ukomeye. Ibyo rero nibyo byangiza uwo ndi w'uyu munsi. Ahubwo bituma nkomera nkanatekereza kabiri. Ndamutse ntagira ibintu mpura nabyo bidasanzwe, nakwirara. Ibyo bintu bidasanzwe ahubwo nibyo bituma mba uwo ndi we, nubwo biza ntabishatse. Mpura nabyo nkahita ntekereza kabiri, bikampa n'undi muvuno. Nk'ubu hari abantu corona yagiriye nabi, ari nawe yagiriye neza. Hari umuntu wahembwa amafaranga atari kuzapfa ahembwe kubera corona. Gusa urambwira ko corona yamubabaje? Hari umuntu corona yigishije gukora mu bundi buryo, iyo itaza ntibyari gukunda. Suva abantu bacuruza nk'udupfukamunwa babonye isoko batari kuzabona. Hari abantu batari bazi ko n'agapfukamunwa kabaho. Iryo zina ryaje kubera corona cyane. So buri kintu cyose kigira negative na positive cyane. Ahubwo ikintu umuntu asabwa ni ugutekereza mu buryo bw'ubwenge. Iyo ikintu cyose kikubayeho ugatekereza nk'umuswa, uba urangiye. Iyo ikintu cyose kikubayeho ugatekereza nk'umuntu ufite ubwenge, ukibonera igisubizo. Niyo mpamvu yumva abanyarwanda bagira imvugo ivuga ngo intore ntiganya, yishakira ibisubizo. Ntabwo baba bikuyeho amaganya, ahubwo iyo amaganya yacamo ugashaka inzira cyane. Iyo uyaretse rero akakubamo karande, uhita upfa. Ibintu byambayeho rero bidasanzwe nibyo byangiza uwo ndiwe, nibyo byankomeje cyane cyane, byatumye nkora cyane kugira ngo changing a narrative, nkureho ibyo bibi, nkureho wenda nk'umuntu uvuga ngo modeling nta mafaranga abamo cyane. Ukumfirime ko arimo yafite, ukumfirime ko hari kandi menshi, kandi abantu babipingaga benshi ubu nibo afitiye akamaro. Hola kabisa. Nta rero nta kintu nicuza, byose byarankomeje, byangiza uwo ndiwe, byo byanyubatse. Kuko nta n'ahantu nabihungira. I have to be ready. Nibyo mpamvu ujya bavuga ngo si tu veux la paix, préparer la guerre. Si uko ushaka intambara ariko urayitegura. Umuntu rero ahore yiteguye, kuko nta byiza ngo de kuri iyi si, ahubwo uha agaciro ibyiza, ibibi ubyigireho. Yego. Kuko naho wabikwepera.
urwane no kuzahangana nabyo cyane, uhore witeguye. Ndakubwira ngo ahubwo ibyabayeho bibi, ibyabaye ibizaza nibyo bibi kurutaho. Sufa ubwo numva turi muri wande bavuga ngo ejo ni heza. Ejo ni heza mu bwenge bwawe kubyitegura. Ariko umutere ejo si heza kubera ko wahateguye. Ntago wakwicara mu rugo ngo uvuge ngo ni heza. Ntago ejo haba heza ku munwa. Ejo haba heza mu mafaranga, ifaranga rikubisa haroroha. Ubwami bw'isi buraryoha. Uramutse ugiye ko usigaje nk'amasaha 28 ngo witahire. Sofura cyafite igihe Imana ikomeze gutiza igihe n'urugero. Wakora iki muri ayo masaha? Nta kintu nakora, nahamagara ndamutse ngifite mama. Niwe muntu wa mbere nahamagara. Nahamagara nkubwira nti ngiye gupfa ariko ntubabare. Pfuye kubera ibi nibi. Ndagusize nagombaga kuzaguherekeza. Ariko ndasaba Imana izaguha undi Frank uzaguherekeza. Uzagufata neza. Uzabaho nari. Uzamberaho nari kuko buriya niwe muntu umbuza amahoro. Kuko buriya ababyeyi baba mama ni abantu badasanzwe. Umuntu udakunda mama we afite ikibazo. Umuntu utabona umubyeyi wari wese ahantu ari ku isi ngo amwubahe, niyo yaba atari wakubyaye, uhuye n'umubyeyi w'umumama mwubahe nk'ukuntu wubaha mama wawe, kubera ko ibyo yagukoreye aba yabikoreye undi muntu nkawe. At least ubaha ko ubizi. So niwe muntu we nabanza guhamagara nkamuganiriza. Ndamutse mfite umugore n'abana nabo nabicaza nkababwira nti nakoze ibi nibi bigeza aha naha mukomerezeho. Nibidakunda ntimuzabone kw'ijoro ryatotse ngo mube abantu badasanzwe kuri isi. Muzihangane, ubukene burashira, ntimuzananiranwe n'isi kuko ukurira isi ntabamba. Ikindi nahamagara inshuti zanjye tugasangira ibyo mfite nyine nkataha mu mahoro. Ikindi nababwira nti ntimurire ko mpfuye, oya sinababuza, ariko utabishoboye ntarire, ahubwo yishime ko byibura mumbonye tunaganiriye nkiriho. Ikindi nabwira abantu bose nkunda ko mbakunda ntarava mu mwuka. Nubwo akenshi mbikora ni byinshi. Kubera iki ibyo okay fine birantuma nekereza ngo kubera iki ahanini nyine y'umuntu abwiye icyo gihe ahita atekereza ibintu byinshi cyane yakaba yakora. Cyose utabikora mbere yuko tugeraho. Niyo mpamvu nkubwiye na kenshi ndabikora. Je abantu banjye, abantu inshuti zanjye za hafi, n'abantu tudafitanye ubushuti bwa hafi, barabizi ko mbakunda kandi ngira urukundo. Kandi mbibabwira ngifite ubuzima nabo bakiriho. Gusa ikintu nakora ni ukugira ngo abanjye aribo baze kunyitaho mu gihe naba ntagifite umwuka. Kuko si buri wese wagera iwawe wapfuye ngo akwegeranye. Hari igihe ashobora kubanza kuza gusahura ibyo ufite. Yego. Mbere yuko wenda aguhumisha amaso, kabanza agatwara iyo telefone, akareba amafaranga araho. Ariko abantu bawe si cyo kintu baba bareba. Byibura ibyo bintu bashobora kubikoresha mu kumperekeza. Niyo mpamvu aribo rero nabanza kwiyegereza. Okay. Mama wavuze iki mu buzima bwawe? Avuze byose. She is my life. Nta nubwo nabona icyo mvuga gihwanye nuko ameze. Kuva nkiriho, kuva ngihumeka, kuva ngikora, ntazasaba, ntazaganya, ntazasabiriza. Nzakora ishoboka byose abeho nk'umwamikazi. Cyane. Haleluya. Amen kabisa, niko byagakwiye. Uburyo nta nubwo ushobora gushaka umugore udakunda mama. Niyo kritere ya mbere madamu wagomba kuba yujuje. Nkuko nzamukundira nyina, agomba gukunda mama wambyaye. Aramutse atamukunda ntibibaho. Niyikomeze kuko ukuntu nzamukundira nyina ntibyumvikana ko atakunda uwanjye. Kabisa. Ko ntibyumvikana ukuntu umubyeyi wacu ashobora kubaho nabi turiho turi bato. Naho rero icyo ibyo namubwira byo sinabi ni byinshi koko sinabivugana ngo birangire. Utekereza gushaka umugore cyane? Umva ari nka ryari? Kucyumva nakubwira igihe iyo ko ari projet yanjye. Kucyumva nakubwira igihe. Ibyo ngibyo umuntu areba situation arimo y'ubuzima. Ikintu jewe ntajya nkora ni ugukora ibyo abandi bakora byo guhubagurika. Kwigana. Oya. Ingendo y'undi ravuna. Jewe ni jewe n'ubuzima bwanjye. Wowe ni wowe n'ubuzima bwawe. Igihe nzumvira mbishaka mbona ko bishoboka nzabikora uko mbishaka. Kandi ntabwo nzakora nk'ibyo abandi bakora. Gusa nyine gusaba no gukwa ni bimwe. Icyo ntakora nuko wenda uko abandi babikora ariko nzabikora. Mariage ni imwe, dote ni imwe, reception ni imwe n'ibiki, ariko ngiye uko nzabikora nyine umuntu wese agenda apanga uko. Urugero, jewe sinshobora gukora inama yo gukoteza. Uko abantu bicara ngo mitwerere. Oya. Utayampa mbere uzayampe nyuma.
nta nubwo nshobora kwemera ko umuntu anzanira urugero impano muri reception wenda tuvuge nk'imbuto urazinzana ngo nzikoresha iki kandi buri buke njye muri honeymoon urambuza kugendera izo mbuto ngo zirapfa oya nutazimpa icyumweru mbere uzazimpa ikindi cyumweru nyuma ntabwo ndetse nta mpano uzakira ku munsi w'ubukwe uzazakira ariko zitabora izo nshobora kubika zikantegereza ubwo abantu bazaguha impano bamenye ko batagomba kuzana ibintu by'imineke oya nta mineke ndanayisanga uranzanira imineke mu bigende urampa impano y'umuneke we best wish you all the best ibintu byo kuvuga kwicara ngo dukoteze ngo agure inkweto ngo ikoti ngo afite ubukwe n'urugero rwa miliyoni 10 ngo duteranye afite bije yebyiri oya rwose ubukwe bwanjye niba ari miliyoni 6 ngomba kuba ari izanjye wowe nzaguha invitation ngo utumire nkubwire nuko bizagenda nukenera kuntwerera that's okay zayohereza ariko njyewe ntabwo nshobora gukora inama y'ubukwe abantu ngo dutwerere ngo Frank akora ubukwe none uzaza kunywera agafuka k'umuceri nyuma yaho wazaba inama iyo uvuze ngo urugo n'urwawe si nayo reason yo kudashyira umuntu kuri pressure yo gushaka kuko niwe ugiye kurujyamo ni cyane none se ubundi uranshyiraho pressure uzanshakira ibibazo umuntu witwa Papa Sava yarabihaze rwose umuntu utari wibera mu rugo rwe wowe wiri kugira Papa Sava ngo ashake uzakamaro Papa Sava afite ntago abantu bose rega bagomba gushaka ntago abantu bose bagomba kubaho nk'uko abandi bose babaye oya buri wese agira inzira ye agira n'ibyo akunda ubu se ko mutarahamagara umubikira ngo mukore ikiganiro ngo udashaka kubera iki wagiye kumubikira cyangwa baze ko udashaka Papa Sava afite ibintu byinshi akora afite abantu benshi afitiye akamaro no kuruta wowe wirirwa umutuka ngo ntago yashatse ushobora gusanga afite nk'abana 10 yishyurira cyane atabyaye wowe nabo wabyaye barakunaniye bari ku muhanda ubwo se umuntu ufite akamaro ni niba se wenda urugero atabishaka ntushobora gutegeka umuntu gukora icyo wowe wakoze mubayeho nkawe ntago ari formera abikoze ni byiza n'ijambo ry'Imana rivuga ngo gushaka ni byiza ariko udashaka kwa byiza kuruta why not atahisemo ibyiza kurushaho ijambo ry'Imana so uraripenga n'uburenganzira bw'umuntu ikintu mukwiye kumenya kuko buri wese yakwifurizwa ibyiza ariko mu gihe bitabaye ubwo nyine nuko urabyakira wiri ubundi nabibabwiye kuva kare niba ushaka kubaho neza mind your own business kabisa ese wowe wundi washatse mu rugo rwawe bimeze neza ku buryo ubwira abantu ngo bashake niba gushaka ari byiza kuki umwaka umwe hashaka abantu 10,000 umwaka ukarangira 8,000 bisenye ingo ese ko ushobora gusanga umuntu abicaye kuri pressure yo gushaka nawe atarashaka bigenda bite ahubwo ushobora gushaka agushyira kuri pressure yo gushaka kandi urugo rwaramunaniye ariko bibaho hari abantu bagira inama ingo kandi bo zarabananiye nese niyo mpamvu rero ngo umuntu namenye ibye niba ntaje ngo nkugisha inama y'ibyanjye umva bireke bifata nkaho bidahari it's me not what you want ntago ari jewe ni jewe ntago ari jewe w'ibyo wowe unshakamo cyane we about sign out bakoze kutuganiriza dusoza n'icyo ubwira abantu hanyuma we best tubishiye ibyiza byinshi cyane nibihe bikorwa muteganya vuba aha ngaha casting yararangiye haraza gukurikiraho icyanyuma twisoreza casting koko yararangiye ubu ngubu turimo turagenda dufotora abana buhoro buhoro tubigisha dutangira no kubashakira amagence hanze uwo bizahira azagenda uwo bizatinda guhira azagenda bitinze ikindi navuga nuko umunyarwanda aho ari wese ikintu akora niba ari cyiza amenye ko akeza kigura ikindi nibaza ko afite igitekerezo cyiza amenye ko atagomba guheranwa nacyo nagishyire hanze azabona abamushyigikira n'abatamushyigikira agenda n'abamushyigikira abatamushyigikira bihore kuko ni ibibazo byabo nyine nibo bireba ntago abakorera arikorera muri rusange abanyarwanda aho bari bamenye ko murambivuga icyo batazi suko kitabaho kibaho ahubwo nibicare bakimenye icyo adashoboye akirekera abagishoboye icyo ashoboye agikore neza mugire umuco wo gukunda ibyiza no gushyigikira ibyiza muve mu matiku n'ubujajwa ntago bwubaka ahubwo burasenya umuntu wese muzi ko akora neza ni mumushyigikire mumutize umurindi murakoze thank you so much mwakoze kudukurikira akaba no wakoze kutuganiriza nibaza ko tsongera tukaganira ko no bwa mbere ariko nizere ko atari ubwa nyuma oya nta kibazo rwose mu gihe dukoranye neza ntacyo bitwaye ariko nyine ni hazama amakimbirane hagati yanyu n'abirangiye ndaza kwita kuri titire nagazazamo ndabashimiye rwose thank you so much mwakoze cyane namwe ibi ni byiza byigisha abanyarwanda itangazamakuru ubundi icyambere no gutanga ubutumwa no kwigisha mu gihe rero mutanze ubutumwa bwiza mukanigisha murafasha igihugu mu iterambere mu buryo buziguye thank you so much mwakoze kudukurikira no kubana natwe amahoro y'Imana abane namwe reka dusubire ubutaha hasta la vista.